Oh yes, oh yes. Imbaraga cyangwa se ingufu ziboneka mu byo turya, bimwe mu birenze ibindi harimo urubuto rumwe twita ipapayi. Hari rero byinshi cyangwa se imimaro myinshi ngiye kubabwira ku ipapayi, ariyo yibitsemo n'imiti itandukanye, ikaba ipapayi ifite umumaro mwinshi cyane. Ubushize nababwiye ku mwembe, umwembe ari wo nawo ukora kimwe nk'ipapayi, ariko ipapayi yibitsemo imiti igiye itandukanye, ari byo ngenda nshobora kuza mbasobanurira. Ni byiza ko umenya umumaro w'ipapayi kandi ukamenya imbuto zayo cyangwa se izi mbuto z'umukara zayo icyo zimara. Hari byinshi cyane muza gukomeza kumva muri iki kiganiro nabateguriye kugira ngo tugendere hamwe dusobanukirwa n'ibyo turya cyangwa se ibyo dukeneye mu mubiri wacu kugira ngo dukomeze tugire ubuzima buzira umuze. Alright, ni Shata Mukazi, kora subscribe, ukanda akazogera gatukura, ukore like, ukore comment, utubwire ibyiza cyangwa se ibyo udasobanukiwe, maze twese dukomeze tugendere hamwe. Alright. Ipapayi ishobora kuvura indwara zikomeye. Imbuto nyinshi zitandukanye zishobora kuvamo imiti y'umwimerere, kandi mu mbuto nyinshi turazihinga kandi turazirya buri munsi, umunsi ku wundi. Kandi akamaro k'igiti cy'ipapayi mbisi ni umuti ubasha kurwanya inzoka no mu nda. Rero iyo ufite ikibazo cyo mu nda cyangwa se ukaba urwaye inzoka, ubasha kurya kuri iki giti cy'ipapayi cyangwa se ukarya ipapayi, maze byose bikaza gukemuka. Rero ndagira ngo dukomeze dusobanukirwe neza. Alright. Ni ipapayi nkomeza mbasobanurira nyine. Alright. Imbuto z'umukara ziba mu imbere mu ipapayi ihiye ni umuti uvura inzoka zikunze kuba mu nda y'umuntu. Iyo umaze kurya agaheke, ugahekenya utuyiko tubiri tw'imbuto y'ipapayi ihiye, nubwo dukarata nk'urusenda, ayo makare ashira vuba, bityo ukaba wahakura umuti. Amakakama ubwayo, iyo umize imbuto nyinshi zitandukanye zishobora kuvamo imiti y'umwimerere, kandi izo mbuto inyinshi turazihinga mu mirima, izindi tuzisanga mu masoko duhahiramo. Amakakama y'igiti cy'ipapayi mbisi ni umuti ubasha kurwanya inzoka zo mu nda. Izo mbuto ziba imbere mu ipapayi ihiye ni umuti koko, nk'uko nagiye mbibasobanurira. Iyo umaze kurya iyo papayi rero, gerageza nubwo waryamo imbuto imwe cyangwa se ebyiri cyangwa se akayiko kazo, uzaba ukoze umuti ukomeye. Ipapayi ifasha igifu gusya ibiryo bimwe na bimwe bikomeye nk'inyama, umugati, ibigori, amagi n'ibishyimbo. Iyo wariye byinshi hanyuma ukarya agasate k'ipapayi, bikugwa neza. Ipapayi irwanya mikorobe mu mubiri, cyane cyane iza bagiteri badiriyatere. Iyo ufite igisebe uracyoza neza, warangiza ugafata ikibabi cy'ipapayi ugakataho ikingana n'igisebe, noneho ugashaka igipfuko kihapfuka kugira ngo ikibabi kitaza kuvaho. Ukajya uhindura kenshi cya kibabi. Inkorora cyangwa se bronchite iyo uyirwaye, ufata indabyo z'ipapayi
ukazoza, ugafata amazi aringaniye biterwa n'imbuto ugiye guteka uko zingana, ugashyiramo n'isukari iringaniye, warangiza ukabireka bigatogota, ukaza kubiteruraho ukaminina mu gikombe cyangwa se mu icupa, ukagenda unywaho ukurikije ikigero cy'umuntu urwaye uko angana. Umuntu ufite ikibazo cyo kunanirwa kwituma cyangwa se impatwe, yimenyereza kurya ipapayi ikibazo kigakemuka. Izo ni indwara zivurwa n'ipapayi, ishobora gutuma tutirengagije n'akamaro ifitiye umubiri wacu. Ipapayi rero ni kimwe mu gihingwa cyangwa se ni kimwe mu kiribwa gifasha abantu benshi. Urebye ku masoko agiye atandukanye, usanga ipapayi ifata umwanya wa mbere, haba ari mu kuyihaha, haba ari no mu buryo igaragara. Ipapayi ni ingirakamaro kandi ni ingenzi. Rero ngenda nkomeza kubasobanurira ibyiza by'ipapayi. Niba kuko mu by'ukuri ufite amara akunda gufatana cyangwa se amara arimo imyuka myinshi igiye itandukanye, gerageza nibura ku munsi ufate agasate k'ipapayi maze ukarye. Ushobora kukarya mbere yuko ufata andi mafunguro asanzwe, maze mu gifu cyawe hakaza gukora neza, amara nayo yipfunditse akaba yabasha kwirambura, kuko akenshi ipapayi niyo ibasha guhambura ibyo biryo bigiye bikomeye cyangwa se byaguteye ikibazo mu nda, maze ugakomeza kugubwa neza, ukagira ubuzima buzira umuze. Alright. Ni Shata Mukazi channel mukomeje gukurikiraho iki kiganiro. Nta handi wabisanga rero usibye ko wakora subscribe. Alright. Abantu bakuze cyane nabo bakunze gufata ipapayi bakaba bayikoramo imiti itandukanye, cyane ko izi mbuto nazo zibafasha mu kuba bafata intungamubiri zindi zitandukanye mu byo babashije kurya. Abana rero cyane cyane nabo bakunze kuba bakeneye ipapayi mu byo bariye, kuko iyo ubahaye ibindi biribwa cyangwa se imbuto ipapayi irabafasha cyane, bityo bagakomeza kugubwa neza. Gerageza rero ukoresha ipapayi mu biribwa byawe cyangwa se mu mbuto zawe, maze ukomeze ugubwe neza. Alright. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro n'ibindi tugenda tubategurira. Mukomeze gukurikirana Shata Mukazi maze dukomeze